Yesu Kristo ashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gitondo tubyutse dushima Imana, duhereje Imana icyubahiro. Imana iratwimanye, Imana iraturengeye, Imana yatubundikiye mu gicucu cy'amababa yayo, Imana yatugotesheje ingabo nto nini. Imana ihabwa icyubahiro, Imana nishimwe. Mwene data tubana mu mwanya wa nibature, nyemerera uhereze Imana icyubahiro. Hari ikikoze, yabikoze utareba ariko birasohora ubireba. Uzabirebesha amaso yawe, uzabona kugira neza kw'Imana yawe. Imana nishimwe. Mwa kino gitondo rero tubyutse dushima Imana. Ndagusuhuje mwene data, wowe tubana mu mwanya wa nibature, wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye. Yesu Kristo nashimwe. Bakristo bitorerera yono, haleluya. Yesu nashimwe. Mwese abo tubana mu mwanya wa nibature ndabasuhuje, ndabashuhuje. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ibanezeze. Imana yo mu ijuru ibahindurira amateka. Muhure n'igitangaza cyanyu umunsi, muhure n'Imana. Imana ibinjize aho mutakekagaho umugisha wanyu waruri. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iki gitondo tubanje Imana mu kazi kacu, iki gitondo tubanje Imana muri bizinesi, iki gitondo tubanzije Imana ku miryango yacu, iki gitondo tubanje Imana mu bana bacu, iki gitondo tubanje Imana, tubanje Imana hose, tubanje Imana aho tujya, tubanje Imana naho tudabasha gukandagira, aho hose tuhabanje Imana ihatubera. Imana ishimwe, haleluya. Navugaga ngo banze Imana izinze ijoro ikazingura aya manywa. Banze Imana, banze Imana, banze Imana. Ntugapfe kuvumbuka mu gitanda ngo wiruke utabanje Imana. Tubanze Imana imbere yawe, Imana ibikuberemo, Imana ihagukandagirire, Imana ihakugerere. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo rero nyemerera tukomeze kuba muri teme yacu yitwa inzira zawe, inzira zanjye, inzira nyuramo, inzira unyuramo. Imana ishimwe. Inzira ni ebyiri, hari inzira yo gukiranuka, hari n'inzira yo kurimbuka. Iki gitondo ndagira ngo twongere dutekereze iri jambo twarivuzeho cyane muri iki cyumweru, ariko wongere uritekerezeho uyu munsi dusoza. Imana ishimwe cyane. Dusoza iyi nyigisho, wongere utekereze ku nzira zawe. Amahitamo wahisemo ni ayahe? Ugenda ute? Se abantu bakuzi ko izihe nzira? Ese muri wowe ntabwo ufite umutima wanduye? Ese ntufite umutima nawe ugucira urubanza kubw'ibyaha ukora? Imana itugire neza, idusange muri iki gitondo. Uri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga Imana. Nyemerera dusome igitabo cya Salomo, Imigani, ibice 16, dusome umurongo wa 17. Handitse ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Imana itugire neza. Uwirinda mu migenzereze ye aba arinda ubugingo bwe. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo navuga ngo risamarayizinga, rirezima ibyo tumaze iminsi tuvuga. Imana ishimwe cyane. Jambo rirakubwiye ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Imana ishimwe. Inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Mbese ushatse washyiraho akadomo ntiwongere kwibaza ku by'inzira zawe. Nimba ushaka kugenda mu nzira yo kwera no gukiranuka, ijambo ry'Imana rikumariyeho, rirakubwiye ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Ubwo hari ikindi ushaka? Ibibi se ntubizi? Ibibi wakoze ntubizi? Ibibi ukora ntubizi? Ibibi ugambirira ntubizi? Ijambo rirakubwiye ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi, ni ukureka ibyaha, ni ukureka ubugome, ni ukureka kugambirira ibibi kuri bene so. Inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Uhita ukiraho akadomo. Inzira nyabagendwa, inzira uzanyuramo warangiza ukumva uguwe neza, ukabona amahoro yo mu mutima, ni inzira yo kureka ibibi. Ibibi nawe urabizi ntabwo uri umwana. Ibyaha urabizi nawe ntabwo uri umwana.
niyo umaze kubikora umutima urakudihaguzwa, ariko ijambo rirakubwiye ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi, ni abakiranutsi ntabwo ari abanyabyaha, ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi nta yindi ni ukureka ibibi. Ijambo rikomeje ritubwira ngo uwirinda mu migenzereze ye, Imana ishimwe, umuntu wirinda mu byo akora, umuntu wirinda mu byo agambirira, umuntu wirinda mu byo ajyamo, umuntu wirinda mu byo avuga, umuntu wirinda, yewe Yesu nashimwe, umuntu wirinda. Ndashaka kuvuga ku kwirinda. Iyo wirinda ntabwo uhubuka, iyo wirinda urabanza ugatekereza, iyo wirinda wanagenzura, yewe iyo wirinda hari ibyo witandukanya nabyo, ngo uwo nguwo uwirinda mu migenzereze ye aba arinda ubugingo bwe. Imana ishimwe cyane. Ngo uwirinda mu migenzereze ye aba arinda ubugingo bwe. Ntago nzi uko utekereza muri iki gitondo. Ese wumva ushishikajwe no kwirinda, wirinda ibibi, wirinda ibyaha, wirinda imigenzereze mibi, wumva bigushishikaje? Ese ubabazwa nuko wacumuye? Ubabazwa niyo wanyuze mu nzira y'ibicumuro yanduza umutima wawe? Ijambo rirakubwiye ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi, kandi uwirinda mu migenzereze ye aba arinda ubugingo bwe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Nababwiraga ngo Imana nishimwe, Imana ishimwe. Hari inzira nyabagendwa y'abakiranutsi, ni ukureka ibibi, kandi niwirinda mu migenzereze yawe yose uzaba ukoze ikintu cyiza cyane, uzarinda ubugingo bwawe. Imana ibaha umugisha. Bifurije kuzagira weekend nziza. Imana izabanezeze cyane, kandi nawe iri jambo rikubera inkomezi mu rugendo, rikubera umucyo umurikira intambwe z'ibirenge byawe. Iri jambo rikubera umucyo mu migambi yawe yose. Imana iguha umugisha. Muhahe muronke. Shalom.